Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu. Murakoze. Benshi twibaza tuti ese Imana ni ubutatu butagatifu? Murakoze. Abagatolike n'abaporoso bemera Imana imwe, ubutatu butagatifu. Abayehova bo ntibabyemera. Abapantekoti bahamya ko Data, Mwana na Roho Mutagatifu ari inyito kugira ngo bavuge Yesu. Ese muri abo bose uri mukuri ninde? Ndeka turebere hamwe rero igisobanuro cy'ubutatu butagatifu. Simvuga byose, ndavuga bike by'ibanze, iby'ingenzi nibura umuntu akwiye kumenya ku butatu butagatifu. Ubutatu butagatifu ni rimwe mu mahame ya Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha Imana imwe mu butatu butagatifu. Ni ukuvuga Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Imana imwe mu bapersona batatu. Ntabwo ari ukuvuga Imana eshatu. Oya, ni Imana imwe mu bapersona batatu. Ni ukuvuga Imana imwe rukumbi. Kamere Imana ni imwe. Data, Mwana na Roho Mutagatifu basangiye kamere imwe, nk'uko tubisanga muri Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika nimero ya 254 ndetse na 256. Basangiye kamere Mana. Abapersona batatu bose basangiye kamere Mana. Abakristo twese tubatizwa ku izina rya Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Ibi ngibi bikatwereka ko ubuzima bwose bwa Gikristo burangwa n'ubutatu butagatifu. Ahangaha twakwifashisha nimero ya 232 muri Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika. Reka turebere hamwe mu Ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 28 umurongo wa 19, aho Yesu yatanze ubutumwa abuha abigishwa be. Yarababwiye ati, nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Mu mateka y'umukiro wa muntu, Imana yagaragaje ihame ry'ubutatu butagatifu. Muri Yesu Kristo twahishuriwe imiterere y'Imana ubwayo. Dore uko tubisanga mu mateka yo gucungurwa kwa muntu. Ubundi Imana Data ni rurema, Mwana ni umucunguzi w'abantu, Roho Mutagatifu aradutagatifuza. Iyo dukurikiye neza inyigisho za Yesu Kristo, tugenda turushaho kumva no gusobanukirwa ubutatu butagatifu. Yesu yatubwiye Imana Data, ahamya ko nawe ubwe ari umwana we, kandi we na Data ari umwe. Ibyo twabisanga mu Ivanjiri ya Yohani. Yesu mbere yo kudusiga, Yesu amenyesha ukuza kwa Roho Mutagatifu. Mbere yuko asubira mu ijuru, yatumenyesheje mbere y'igihe ukuza kwa Roho Mutagatifu, agira ati, umuvugizi Roho Mutagatifu Data azohereza mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose kandi abibutse n'ibyo nababwiye byose. Ibi ngibi tubisanga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14. Rero ni batatu, Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Barakundana ku buryo bwose bagize Imana imwe rukumbi. Ubutatu butagatifu bukorera hamwe kandi mu bapersona batatu ntawe urwanya undi, kuko atari Imana eshatu ngo buri yose ikore yishira, ahubwo ni Imana imwe mu butatu butagatifu. Reka turebe imikoraniro yabwo mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 3 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 22. Haragira hati, nuko rubanda rwose rumaze kubatizwa, mu gihe Yesu nawe amaze kubatizwa asenga, ijuru rirakinguka,
maze Roho Mutagatifu amumanukiraho, bamubona ameze nk'inuma. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riti, uri umwana wanjye, nakwibyariye none. Yezu amaze kubatizwa, Roho Mutagatifu amumanukiraho mu ishusho y'inuma, hanyuma bumva ijwi rigira riti, uri umwana wanjye, nakwibyariye none. Imana Mwana Yezu Kristo, Imana Roho Mutagatifu amumanukiyeho. Imana Data, ijwi rya Data rimuvugiraho riti, uri umwana wanjye, nakwibyariye none. Ubutatu butagatifu rero bukorera hamwe kuko ari Imana imwe. Abapersona batatu basangiye bose kamere imwe, kamere Mana ni imwe. Uko kuri rero kurenze kure ubwenge bwa muntu. Ni iyobera ry'ubutatu butagatifu. Iyobera si ibyayoberanye, ahubwo iyobera nibyo tugenda duhishurirwa gake gake uko Roho aduhaye kubimenya. Ubutatu butagatifu ni ukwemera kwa Kiliziya kuva mu ntangiriro. Ukibaza uti, ese ubutatu butagatifu tubukoresha hehe mu Bukristo bwacu? Turaza kubigeraho, ariko mbere yo kubigeraho reka turebere hamwe imwe mu nteruro z'isengesho rikuru ry'Ukaristiya, ikunzwe cyane cyane gukoreshwa ku munsi mukuru w'ubutatu butagatifu. Nayo ihamya iyobera ry'ubutatu butagatifu, aho ubwayo igira iti, dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahoraho iteka, hamwe n'umwana wawe w'ikinege na Roho Mutagatifu, uri Imana imwe rukumbi, ukaba Nyagasani umwe gusa. Nanone si mu bwiharire bw'imimerere yawe bwite, ahubwo ni mu butatu buhujwe na kamere imwe rukumbi. Iyi nteruro nayo irerekana ubutatu butagatifu, igasobanura ihame ry'ubutatu butagatifu, Imana imwe mu bapersona batatu. Reka rero turebe ahantu hatandukanye dukunze gukoresha mu Bukristo bwacu ubutatu butagatifu. Ahambere tubukoresha mu masengesho yacu ya buri munsi. Isengesho ry'umukristo ritangira buri gihe mu butatu butagatifu tugira tuti, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ahandi dukunda gukoresha iri yobera ry'ubutatu butagatifu ni mu masakramento, uhereye kuri batisimu. Nk'uko nabivuze hejuru, mu Ivanjiri ya Matayo, Yezu yohereza aba 11 mu butumwa ati, nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Aya magambo atwibutsa akamaro k'ubutatu butagatifu mu isakramento rya batisimu. Mu isakramento rya penetensiya, aho umusasaridoti arambura ibiganza ku wicuza amuha absolution, aragira ati, Imana Data nyir'impuhwe, ibigirishije urupfu n'izuka by'umwana wayo Yezu Kristo, yiyujuje n'isi, yohereza Roho Mutagatifu gukiza abantu ibyaha. Imana Data nyir'impuhwe, ibigirishije urupfu n'izuka by'umwana wayo Yezu Kristo, yohereza Roho Mutagatifu gukiza abantu ibyaha. Duhabwa imbabazi, duhabwa ubuzima bushya muri Yezu Kristo mu isakramento rya penetensiya, mu butatu butagatifu. Mu isakramento ryo gukomezwa naho dusangamo ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu mu isakramento ryo gukomezwa tubwumva neza igihe abakomezwa bahabwa Roho Mutagatifu uturuka kuri Data no kuri Mwana. Bahabwa Roho Mutagatifu uturuka kuri Data no kuri Mwana. Ibi ngibi rero bikagaragaza ubumwe abapersona batatu bafitanye mu gucungura muntu. Ntabwo ari aho gusa, reka turebe no mu isakramento ryo gusigwa kw'abarwayi. Ese twaba dusangamo ubutatu butagatifu? Yego, mu gusigwa kw'abarwayi ubutatu butagatifu bwigaragaza igihe umurwayi ari guhabwa umugisha, aho umusasaridoti asaba Imana Data guha umugisha umurwayi, agasaba Mwana w'Imana gukiza umurwayi, agasabira umurwayi kumurikirwa na Roho Mutagatifu,
ahandi tubusanga ubutatu butagatifu ni mu isakramento ry'ubusasaridoti. Mu isakramento ry'ubusasaridoti ubutatu butagatifu bugaragara igihe umwepiskopi ari kuvuga isengesho ry'iyeguriramana n'igihe abasaseridoti bakora imirimo bagenewe kwigisha, kuyobora no gutagatifuza. Aho hose naho dusanga rero ubu butatu butagatifu bwigaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ukibaza uti none se ese twebwe nk'abakristo ubutatu butagatifu uwo twigisha iki? Ntabwo ari ibintu byinshi cyane, n'uwashaka bigira byinshi, ariko nagira ngo dufate ibintu bibiri. Icya mbere, kunga ubumwe, kuko mu nyigisho za Yezu Kristo yaduhishuriye ubwo bumwe afitanye na Data ndetse na Roho Mutagatifu. Natwe rero nk'abakristo turasabwa kunga ubumwe nk'uko Kristo ubwe yabigaragaje atwereka ko yunze ubumwe n'Imana Data, akunga ubumwe na Roho Mutagatifu. Icya kabiri aricyo ndibusorezeho, twagakwiye kwigira ku butatu butagatifu ni ukurangwa n'urukundo. Turasabwa kurangwa n'urukundo nyarukundo nk'ururanga Imana mu butatu butagatifu. Ni urukundo rusa, urukundo rumwe, urukundo rutigera rutegereza inyungu bibaho. Natwe rero mu buzima bwacu bwa gikristo niturangamire Imana imwe mu butatu butagatifu, turangwa no kunga ubumwe, turangwa n'urukundo rutagira izindi nyungu rurarikiye. Mbifurije neza n'amahoro. Mwari kumwe na Padiri Alphonse Diyoseze ya Ruhengeri. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.